gituma umwami Uwiteka avuga ati dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa umwami w'igihugu cy'u Burundi uwo ni Neva nzamuvuna amaboko yombi uko nabanje kuvuna mvune n'ukwari gusigaye aho ni mu kwa gatandatu no mu kwa karindwi ntibirenga kugikomeye kandi yego inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi abanyegiputa nzabatataniriza mu mahanga mbateragane mu bihugu yakomeza bateragane mu bihugu amaboko y'umwami w'i Babuloni nzayakomeza inkota yanjye nyishyire mu kuboko kwe nyishira mu kuboko kwe ariko Farawo we nzamuvuna amaboko azanihira imbere ye azanihira cyane ameze nk'uwakomeretse uruguma rwica ntazakira kandi ntazabaho. Imana ishimwe cyane. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Murakarama mw'abantu mubanye natwe kuri izi channel zirenze imwe, kuri ibi binyamakuru Imana yaduhaye kugira ngo n'abari kure bumve cyangwa se mbwire gito canje n'icundi cyumvireho. Imana ishimwe. Ndahari rero ku bwanyu, ndahari ndi impano Imana yahaye abatuye isi kugira ngo mwumve icyo Imana ivuga. Kandi murakarama nimukomeze kugubwa neza, mugirirwe neza n'umwami nkorera, umwami wampamagaye. Imana y'amahoro, Imana idasaza ngo yitwaze akabando, Imana itanurwa imvura iguye ngo ihunge. Murakoze cyane, ndabizi muradukunda kandi muduteze amatwi muri benshi. Rero Imana y'amahoro nibampera umugisha. Abankunda nanjye ndabakunda, abankunda Imana izabakunda, abankunda Imana igiye kubaha icyubahiro. Guhera mu kwezi k'umunani ndetse n'ukwa 9 n'ukwa 10 n'ukwa 11 n'ukwa 12 ndetse mu mwaka utaha kuri bonane, ubwo ni ya mbere y'ukwa mbere, muzaze dusangire umunsi mukuru mu izina ry'umwami wacu Yesu. Tumaze kwicara ku meza z'abakomeye, tuzavuga ngo Imana iduteguriye ameza imbere y'abanzi bacu. Abantu rero mwahora mwibaza ngo ibyo mvuga ntibizasohora, mwumvise ko umwami w'u Burundi ndavuga Neva n'ukwari gusigaye Imana igiye kukuvuna. Rero njewe ndamubara nk'utari hose ubwa mbere mbivuze. Mwebwe mudukunda kandi mutega amatwi ibiganiro byacu, twifitiye confidence ntabwo badufite bwo kuvuga ibi bintu. Bane natwe nibyo n'iby'igiciro kandi ni byiza cyane. Bishop rero ni umugabo dukunda kubana nawe cyane, kandi muri iyi minsi turi kwirinda kumubaza ibibazo byinshi noneho bakunzi biwe, ndagira ngo nabyubahirije. Bishop Karame bari banyishe mwana. Oya ni bakureke. Ndakurahiza. Bakureke barankunda ariko niyo mpamvu. Ngomba ndi kukubaza ibibazo byinshi. Banga kunaniza umuntu w'Imana. Ndabakunda cyane abantu bankunda, ndabakunda nanjye mu izina rya Yesu. Nanjye rero nahisemo kujya nyuzamo, ariko kukubaza ko sinzabura kukubaza. Oyo zambaza. Nahisemo kujya nyuzamo nkakureka ukaduha message Imana yaguhaye. Ariko mbere ya byose, yego, tubanze Imana imbere. Karibu nisengesho. Mbere na mbere Imana, mbere na mbere uze wubaha Imana, imbere na mbere Imana yacu, imbere na mbere uze wubaha Imana, imbere na mbere. Urakarama Kristo, Uruwiteka niryo zina ryawe, uragakinga kamakuba, uri samba itarumba, uri nteturuye, urumugira neza, wahozeho kandi uzahoraho iteka ryose, ubereye maso abagutegereje bose, ntabwo uryama ntabwo usinzira, uryamye ugasinzira twashira, urinda abagenda ku mapikipiki, urinda abagenda ku magare, mu mamodoka ndetse no ku maguru, urinda n'abagenda
ngenda hejuru mu kirere ndavuga mu ndege. Mana ni wubahwe, urakarama, uruwiteka niryo zina ryawe. Ushoboye ibintu byose, ntushoboye kimwe. Uri data, ntabwo uri data wacu. Niyo mpamvu tugufitiye icyizere kandi tugufite, ntitwifuza undi murengezi. Uradufasha no muri iki kiganiro, ndabizi uri kumwe natwe, utwegereye kuruta imyambaro twambaye. Uri Imana yacu bwite, nuhabwe icubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Jya mbere utugezeho message Imana yaguhaye. Ya ijambo riboneka muri Ezekiyeli ibice 30 hera ku murongo wa 20 ugeze 22. Ntabwo tujya kure ngo tujye mu bintu byinshi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ezekiyeli ibice 30 turahera ku murongo wa 20. Yego. Haravuga ngo nuko mu mwaka wa 10. Yego. Nuko mu mwaka wa 11 mu kwezi kwa mbere ku munsi wa 7. Yego. Wuko kwezi ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, yego, navunnye ukuboko kwa Farawo, umwami wa Egiputa, kandi dore ntabwo kwapfutswe, yego, ngo gushyirweho umuti, yego, ntikwashyizweho igitambaro, yego, kugira ngo kubone imbaraga zo gukomeza inkota. Yego, ngo ntikwigeze kuvurwa cyangwa se ngo gupfukwe, nta gitambara cyakugiyeho ngo gukomeze kubone imbaraga zo gufata inkota, wakomeze guhemukira no kwica abantu Imana yaremye. Twakomeze. Nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati, dore nibasiye Farawo, umwami wa Egiputa, umwami w'igihugu cy'u Burundi, uwo ni Neva. Nzamuvuna amaboko yombi uko nabanje kuvuna mvune n'ugusigaye, n'ukwari gusigaye. Aho ni mu kwa 6 no mu kwa 7 ntibirenga. Kugikomeye kandi, yego, inkota iri mu kuboko kwe, nzayigusha hasi. Abanyegiputa nzabatataniriza mu mahanga, mbateragane mu bihugu yakomeza, bateragane mu bihugu. Amaboko y'umwami w'i Babuloni nzayakomeza, inkota yanjye nyishyire mu kuboko kwe, ariko Farawo we nzamuvuna amaboko azanihira imbere ye, cyane, ameze nk'uwakomeretse uruguma rwica, ntazakira kandi ntazabaho. Imana ishimwe cyane. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Murakarama mw'abantu mubanye natwe kuri izi chano zirenze imwe, kuri ibi binyamakuru Imana yaduhaye kugira ngo n'abari kure bumve, cyangwa se mbwire gito canje n'icundi cyumvireho. Imana ishimwe. Ndahari rero ku bwanyu, ndahari ndi impano Imana yahaye abatuye isi kugira ngo mwumve icyo Imana ivuga, kandi murakarama nimukomeze kugubwa neza, mugirirwe neza n'umwami nkorera, umwami wampamagaye. Imana y'amahoro, Imana idasaza ngo yitwaze akabando, Imana itanurwa imvura iguye ngo ihunge. Murakoze cyane, ndabizi muradukunda kandi muduteze amatwi muri benshi. Rero Imana y'amahoro nibampera umugisha. Abankunda nanjye ndabakunda, abankunda Imana izabakunda, abankunda Imana igiye kubaha icyubahiro. Guhera mu kwezi k'umunani ndetse n'ukwa 9 n'ukwa 10 n'ukwa 11 n'ukwa 12 ndetse mu mwaka utaha kuri bonane, ubwo ni ya mbere y'ukwa mbere, muzaze dusangire umunsi mukuru mu izina ry'umwami wacu Yesu. Tumaze kwicara ku meza z'abakomeye, tuzavuga ngo Imana iduteguriye ameza imbere y'abanzi bacu. Abantu rero mwahora mwibaza ngo ibyo mvuga ntibizasohora, mwumvise ko umwami w'u Burundi, ndavuga Neva, n'ukwari gusigaye Imana igiye kukuvuna.
rero njyewe ndamubara nk'utari hose ubwa mbere mbivuze mwebwe mudukunda kandi mutega amatwi ibiganiro byacu twifitiye confidence nta bwoba dufite bwo kuvuga ibi bintu imbaraga Imana yaduhaye zirakomeye cyane kandi ejo aho bukera tuzaba dushima Imana tuvuga gukomera kw'Imana. Amarira y'abarundi baraboroze bagira ngo Imana ntibumva, Imana yarabumvise. Nimuhumure, Imana igiye kubarengera kandi igiye kubatabara. Nimuhumure abarira mwihanagure, gutabarwa kwanyu kurabonetse ntibirenga mu kwezi kwa 8 n'ukwa 9 ndetse n'ukwa 10 mu kwa mbere itariki ya mbere muzaze dusangire akaboga turamye Imana tuyihimbaze tuvuge ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye kuko Imana igiye kudukuraho inkoni y'abanyabyaha n'ingogo yabo, imitwaro bari babarabahekesheje igiye kubava ku bitugu. Igihe mwari mumaze kuri uwo musozi wo kubaho nabi, nta gitoro, inzara, ubukene, nta madovize, nta mafaranga, ibyo bigiye kurangira. Gereza zizafungurwa, abari baboreyemwo bitahire mu mahoro nabo bari biremwa kandi Imana irabakunda. Bavukiye amezi 9 nkayo ababatwaje igitugu bavukiye. Rero Imana ishimwe kandi habwa icubahiro. Uwiteka yibutse abantu be. Data mu izina rya Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje kubw'ineza yawe, kubw'ibitangaza n'imirimo ikomeye udukoreye. Natwe turishimye kandi turanezerewe. Imana ishimwe. Rero mu bundi buryo ndasenze, nubwo byagaragara nkaho nasenze ariko ndasenze kandi nshimiye Imana. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze kandi rwanditseho ngo Uwiteka aza abantu be. Imana yibutsa abantu bayo mu gihe gisa niki ngiki. Amazina ni Bishop Buhungu Aberi, mwari mubanye kuri izi kamera. Uyu munsi nambaye imbaraga, murabona ko mvuga nk'umuntu yambaye rasoro y'Uwiteka. Ndakubaza ikibazo kimwe utari wasoza kuko ndabona ugana ku musozo. Umuntu w'Imana munyamakuru nkunda cyane. Iyo uvuze ngo azapfa yego cyangwa bazapfa, yego kuvuga ko CNDD FDD yego izibagirana, yego bazagwa mu gihugu cyangwa bazapfa bagenda? Ahari abazapfa bagenda bagapfa umugenda ni ruto ariko bazashiraho rwose kuko Farawo aribasiwe. Igihe Uwiteka zashiriye mu mazi, rero ifarashi ibona uwayigenderaho, Uwiteka yabiroshe mu kiyaga. Ni ukuvuga ngo ntabwo bariho rwose, nubwo batabyemera. Njyewe erega Nowa yari yababuriye, erega Nowa yari yababuriye, imvura irarwa amazi arabarengera, erega Nowa yari yababuriye. Menitekere uparisini, menitekere ufarisine, wapimye ku gipimo Neva we, ubwami bwawe bwanyazwe, ibi tuvuze nta wundi yabisobanura uretse Bishop Buhungu Aberi. Iyo uvuze ko umugambwe CNDD FDD utazasubira ku butegetsi cy'amanda, bye hari indi migambwe yishimye kavuga ati ntabwo tuzabibuka, ntituzanabakumbura, nta rwibutso ruzabaho rwo kubibuka, ntibazanaririrwa. Yego hari indi migambwe ivuga ati ubwo nitwe tugiye gukurikiraho tukayobora. No, Uwiteka yarabyanze. Nta migambwe habe n'uyu numwe. Ibyo bintu ntibizongera kumvikana no kuvurwa mu gihugu cy'u Burundi. Hagiye kubaho umugambwe wa Kristo Yesu, hazabaho ishaka rivuga ngo n'Abarundi n'Abarundi kazi. Nta CNDD, nta Iprona, nta FNL, no, ibyo ntibizongera kubaho. Nta Muhutu, nta Mututsi, nta Mutwa, ibyo ntibizongera kubaho mu Burundi. Izo ngenga bitekerezo ndayivumye mu izina rya Yesu. Turafite umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame dukomoraho ibintu byiza. Ingenga bitekerezo ntizongera kumvikana. Imana imuha amahoro n'imigisha. Yarwanyije ibintu by'ingenga bitekerezo, ibintu by'amacakubiri abikuraho. Ibyo bintu bivuze mu Rwanda no guhita bagucukurira icyo. Ntabwo ibyo bintu bizongera kumvikana rwose. Tugiye kwinjira mu kintu cyitwa ineza y'Imana, amahoro aryoshe nk'amata n'ubuki. Yes, reka tugushimire. Nukuri kw'Imana nanjye ndabashimiye n'abari badukurikiye bose.